Tubahaye ikaze mu kiganiro umutekano cya polisi y'u Rwanda. Raporo y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima igaragaza ko buri mwaka ku isi impanuka zo mu muhanda zihitana ubuzima bw'abantu bagera kuri miliyoni 1.200.000. Igaragaza kandi ko nibura abari hagati ya miliyoni 20 na miliyoni 50 izo mpanuka zibasigira ubumuga, muri bwo hakaba harimo n'ubumuga budakira. Tariki ya 10 Werurwe 2026 mu igazeti ya leta y'u Rwanda hasohotsemo itegeko nomero 014/2026 ryo kuwa 6 Werurwe 2026 rigenga ikoreshwa ry'umuhanda. Iri tegeko rigenga ikoreshwa ry'umuhanda hagamijwe gukumira impanuka zo mu muhanda. Muri iki kiganiro turarebera hamwe ese ubundi iri tegeko ryaje gufasha iki? Haba hari icyuho cyari mu itegeko ryabanje ku buryo iri tegeko ryaje kukiziba? Turareba kandi uko abakoresha umuhanda n'abaturarwanda muri rusange bazungukira muri iri tegeko. Turareba n'uburyo polisi y'u Rwanda yiteguye kurishyira mu bikorwa, gukurikirana iyubahirizwa ryaryo hamwe n'icyo abaturage basabwa. Turaganira n'abakoresha umuhanda batubwire niba bararimenye, uko biteguye kuryubahiriza n'icyo bashishikariza bagenzi babo kugira ngo dukoreshe umuhanda dutekanye. Mu gutangira iki kiganiro, umuvugizi wa polisi y'u Rwanda aratangira atubwira ko iri tegeko rije gufasha polisi mu mugambi wayo wa buri munsi wo kuburizamo icyo ari cyo cyose cyahungabanya umutekano wo mu muhanda, rikayiha umurongo ngenderwaho mu kazi kayo no gukumira byinshi bibangamira abakoresha umuhanda. Bavuga itegeko nomero 014 ryo muri 2026 ni itegeko ryaje kugira akamaro gakomeye cyane, si n'akamaro kuri polisi ariko ni akamaro ku banyarwanda n'abantu bose bakoresha umuhanda. Nimvuga abantu bose bumve ibyiciro by'abagenda n'amaguru, igare, moto, imodoka ntoya, imodoka nini, bisi n'amakamyo atwara ibicuruzwa. Mu muhanda haberamo byinshi, habamo umuvuduko, habamo impanuka, abantu bakababuramo ubuzima, bagakomereka n'ibintu bikangirika. Itegeko rero rije kuburizamo ibyago, impanuka, urupfu, gukomereka no guhomba kw'ibintu byinshi by'abantu. Icyambere cyo nuko twifuza ko buri umwe wese yasoma rino tegeko. Ni inshingano kuko abantu kutarimenya barabihomberamo, kurimenya barabyungukiramo kuko bibongerera ubushobozi, bibongerera ubumenyi bubafasha mu gukomeza no kurushaho kwirinda impanuka zibera mu muhanda. Ikindi twebwe riradufasha kuduha umurongo ngenderwaho kugira ngo tubashe kumenya no gusobanukirwa neza uburyo twigisha no gukangurira abanyarwanda mu bukangurambaga butandukanye, mu biganiro dutanga, ibyo bagomba kwirinda mu muhanda, ibyo bagomba kwitwarikaho mu muhanda, ibyo batagomba gukora, ibyo bagomba gukora, ibibujijwe n'ibitabujijwe, ariko ndetse tukanababurira tukababwira tuti iyo mubirenzeho hari ingaruka ya mbere yoroheje ni ibihano. Ingaruka ikomeye itari ibihano ni ukuba umuntu yahaburira ubuzima mu muhanda. Rero byumvikane ko ni itegeko rije kuburizamo byinshi bibangamira umuturage, umuntu ukoresha umuhanda. Ari ibyo bihano biramufasha kubyirinda, ari ibyo byago by'impanuka itegeko ramufasha kubyirinda, ariko n'igihombo gituruka ku mpanuka iri tegeko rifasha buri umwe wese wagirwaho ingaruka n'ibyo bihombo kubyirinda. Umunyamategeko Metere Olivier Rwamasirabo aratubwira uko abakoresha umuhanda n'abaturarwanda muri rusange bazungukira muri iri tegeko. Aragira inama abakoresha umuhanda ku mikoreshereze iboneye y'umuhanda nk'uko biteganywa n'iri tegeko. Iri tegeko rizagabanura impanuka mu muhanda. Zigabanuze impanuka mu muhanda no kuvuga ko ntabwo tuzagira abantu bafite uburwayi buturutse ku mpanuka benshi, bigatuma rero ya mafaranga leta ikoresha mu kuvura cyangwa amasosiyete y'ubwishingizi ikoresha mu kuvura abagize impanuka agabanuka, akajya mu bindi bikorwa biteza imbere igihugu. Ikindi biha abakoresha umuhanda ari abanyamaguru kwisuzuma kuko bazi ko hari ibihano bikomeye mu itegeko. Buriya rimwe na rimwe kugira ngo uzanemo discipline muri sosiyete ugomba kugira n'ibihano, ariko iki tegeko rero ritandukanye n'irya kera
ni uko irya kera ryarahanaga gusa. Ariko iri riranakwereka uburyo ushobora kurikoresha ntuzahane. So ukajya wireba wisuzuma, ariyo accountability. Ukajya uvuga jewe reka ngende mfite amanota make, perime yanjye isigaje amanota make, reka nisuzume ngende buhoro, sinzatwara imodoka nasinze, sinzagendere ku muvuduko mwinshi. So njye nkabona ari itegeko ryiza, nasaba abazarikoresha bose ko twabyubahiriza tukagira discipline. Nicyo kintu cya mbere, ko discipline, dufite discipline ni ukuvuga ko wananyoye udashobora gutwara imodoka wanyoye ugafata umusare. Ibyo twari duva ari ibintu twari dusanzwe tumenyereye twese, ariko bigiye noneho kurushaho. Abakoresha umuhanda se biri tegeko bararimenye kandi biteguye kuryubahiriza? Reka twumva abo twaganiriye nabo maze batubwire, ndetse bagire n'ubutumwa bagenera bagenzi babo. Twararimenye ku binyamakuru bitandukanye, twarabimenye ndetse no mu kazi by'umwihariko barabidusangije mu magurupe tubamo ko ari itegeko ryasohotse ritureba. Twebwe nk'abantu batwara ubuzima bw'abantu, nk'iyi modoka njye ntwara abantu 70, nibwo bwishingizi ngira, bagizwe n'abantu 40 bicaye n'abantu 30 bahagaze. Urumva rero njye mba ntwaye ingeri zitandukanye, aho binsaba kwitondera buri kintu cyose, kumenya amatara mashyashya yaje, kumenya imirongo mishyashya yaje, kugira ngo ntagire ikosa nakora ugasanga noretse ubuzima bw'imbaga y'Abanyarwanda nyamwinshi batwizeye bakatubitsa ubuzima bwabo kugira ngo tubatware nk'abashoferi b'umwuga. Inshingano ya mbere naho abashoferi n'ubundi ni ukwizera kandi bakanashyira mu bikorwa cyane ibintu bitangwa n'ikigo gishinzwe gushyiraho amategeko yo mu muhanda, kubera ko bagira abatekinisiye mu buryo butandukanye. Rero buri kintu cyose nk'uko wari utangiye ubivuga, ntabwo ushobora kubahiriza ikintu utazi, kandi mu kutubahiriza ikintu utazi ushobora kutacyubahiriza ukirenganiwemo cyangwa se wowe ukakirenganyirizamo abandi. Rero iyo umenye itegeko, umenya n'ibihano bihabwa uwarirenzeho, bikagufasha kumenya uko nawe wakikurikirana nk'umushoferi igihe warenganyijwe. Ibyo rero urumva ko ku ruhande rumwe ni inyungu ko dutwaye abantu cyangwa se dutwaye ibintu mu buryo bwiza, ariko ni n'inyungu nk'umushoferi iyo abashije kumenyaho ikintu cye yari yemerewe n'aho kirangirira, bituma icyo gihe atazarenganywa cyangwa se nawe ngo arenganye abandi bantu. Nabahatira rero gusoma ndetse no gusobanuza, naho biri ngombwa batumva neza, kaba banagana inzego zitandukanye bakagenda bagasobanuza. Kuko nshobora gusoma itegeko sinumva icyo ryari rivuze, ariko nahura n'umupolisi, nahura n'umuntu ushinzwe umutekano w'umuhanda wese, nkamubaza ati kaha hantu nabonye wenda iri tegeko rivuga iki, uramfashaho iki kugira ngo mbyumve ko ntari kumva iki kintu icyo ari cyo. Nirumva ari urwo rwego, basome, dukomeze dusobanukirwe kandi tubaze aho tutumvaho kugira ngo turakarire ibintu byatugonze, kandi byatugonze ari uburangare bwacu. Inyungu iba mu kubahiriza amategeko y'umuhanda, inyungu ya mbere kuri jye nk'umumotari cyangwa n'umushoferi mugenzi wanjye, inyungu ya mbere ngera mu rugo amahoro ndi muzima. Inyungu ya kabiri, iyo nubahirije amategeko y'umuhanda ntabwo nandikirwa. Kuvuga ngo ikintu nashishikariza abamotari bagenzi banjye cyangwa n'abandi batwara bakoresheje ibinyabiziga, ni ukubahiriza ayo mategeko ko yatangiye kubahirizwa, bakumva radiyo, bakajya ku mbuga za polisi bakayasoma, tugatangira kuyubahiriza. Iyo wubahirije amategeko, nimba ari 60, nimba ari 40, nimba ari zebura ugahagarara, inyungu aho urumva irahari kuko nta mpanuka ziba. Mu gusoza iki kiganiro, umuvugizi wa polisi y'u Rwanda arakangurira abakoresha umuhanda gusoma no kubahiriza iri tegeko, kuko kutarimenya bitaba urwitwazo. Aragaruka ku byaha n'ibihano bikubiyemo, agasobanura ko abantu badakwiye kwita ku bihano kurusha ubuzima, kuko amagara aseseka ntayorwe. Kutamenya itegeko rero ni imwe mu mahame y'amategeko. Kutamenya itegeko ntabwo biba inyoroshyo ku warirenzeho. Muri make uwakoze icyaha ntabwo abona inyoroshyo kuko atarazi igihano giteganyijwe n'iryo tegeko. Rero nagira ngo mboneho no gusobanura ko iri tegeko mu ngingo zigize harimo n'ingingo z'ibihano. Ibihano bigize ibice bibiri. Hari igice cy'ibihano bimwe ucibwa amande ukagenda, bita ngo ni ibihano by'ubuyobozi, administrative sanctions. Ariko hari n'ibihano
biteganyijwe ku byaha bizakorerwa mu muhanda. Muri iri tegeko rero nanone ubwo ngubwo ingingo y'ibihano itangirira ku bazashobora gusoma ku ngingo ya 33 y'iri tegeko, ukagenda ukagera ku ngingo ya 36, aho ngaho hateganyijwe ibikurikizwa n'ibihano biri by'ubuyobozi, bya bindi uwakoze amakosa mu muhanda ashobora gucibwa amande gusa, akacibwa aho ngaho bikarangira agakomeza. Ariko nanone ihere mu ngingo ya 37 kugeza ku ya 40 hateganyijwe ibyaha bigenzwa bigahanwa n'amategeko ariko hifashishijwe ubucamanza, ku buryo uhamwe n'icyaha aba yafungwa no muri gereza. Yenda nibande kuri icyo ngicyo cy'ibyaha. Icyo cy'ibyaha harimo ibyaha 4 bishobora kuhanishwa umuntu wese warenze kuri ibikurikira. Icya mbere ni ugutwara ikinyabiziga wanyweye ibisindisha birimo alcohol irengeje igipimo cya 0.8 garama muri litiro imwe y'amaraso. Byumvikane ko amaraso, abantu ntibanganya amaraso, abantu ntibanganya imbaraga z'umubiri. Hatazabaho kwibeshya, abantu bashobora kunywa inzoga ingana, ikigero kingana, ariko wapima umwe ugasanga afite ikigero cya alcohol nyinshi kurusha undi. Bityo rero abantu bagomba kwirinda. Inama twatanga ni uko utagerageza kunywa inzoga, kunywa ikibisindisha, kunywa alcohol igihe icyo ari cyo cyose uteganya gutwara ikinyabiziga. Niyo nama twatanga twebwe nka polisi. Icyaha cya kabiri ni uko bashaka kugupima ko wanyoye wanyoye ibisindisha cyangwa wanyoye ibinyobwa birimo alcohol ukabyanga. Cya gatatu ni uko umupolisi yahagarika umushoferi akabyanga. Icya kane ni ugutwara ikinyabiziga nta ruhushya ubifitiye. Aha ngaha ndagira ngo naho mpagarukeho, kutagira uruhushya ni ukutagira kategori y'ikinyabiziga uba ufashwe utwaye. Niba ufite kategori B ariyo watsindiye, umupolisi akazagufata uri mu kinyabiziga cya kategori C kandi iyo kategori utemerewe utayifite kuri perimi yawe, birumvikana icyo gihe ufatwa nk'udafite perimi. Reka nongere mbisubiremo, perimi ntabwo ari karita. Perimi ni kategori watsindiye ijyanye n'ikinyabiziga ukwiye kubutwara. Ibyo rero nibyo byaha 4 biteganyijwe muri iri tegeko. Ubabikoze ahamwe nabyo umucamanza ashobora kumuhanisha igihano cyavamo n'igifungo muri gereza. Iri tegeko ntabwo ari ibanga. Ni itegeko riri ku mbuga nkoranyambaga za polisi, ni itegeko wabona ku rubuga rwa Minijust, bityo hari amahirwe yo kuribona ntirihishe, umuntu akabyirinda. Cya kabiri ni uko tuzakomeza kwigisha abantu no kubakangurira, yenda mu rurimi rusobanutse cyane rwumvikana rw'ibyo kwirindwa. Ntabwo itegeko ryahinduye ibintu bisanzwe tubuza, ntirigeze rivuga ko abantu bagendera ku muvuduko uri hejuru, ntiriteganya amakosa amwe dusanzwe tuvuga, ni yayandi. Igishya gusa gishobora guhinduka ni bimwe mu bihano bishobora kugira icyo bihindukaho bitewe nuko abariteguye babiteganyije. Rero icyo navuga, ntabwo ikigendera ari uguhana. Ikigendere ni ukurimenya, gusobanukirwa no kubyirinda. Kandi nkeka ko igihano uwakoze amakosa mu muhanda ahanishwa gishobora kuba ari cyo gihano gitoya, gishobora kuba ari igihano gito cyangwa kitaremereye ugereranyije n'uhataye ubuzima, ugereranyije n'igiciro cy'umuntu wacitse ukuguru, ugereranyije n'ububare umuntu ahura nabwo aba yakoze impanuka. Numva ko rero ahubwo ikihutirwa atari ukwirinda, cyambere nubwo hari ukwirinda ibihano, ariko abantu cyambere cy'ingenzi no kwirinda n'izo mpanuka. Amagara araseseka ntayorwa. Abantu ntibakumve itegeko ngo batekereze ibihano, ahubwo nibabanze batekereze ubuzima bwabo n'ubw'abandi. Nibamara gutekereza ubuzima bwabo n'ubw'abandi, ibyo ngibyo bikamanuka mu bwenge, mu mutima no mu myitwarire, bizaba biruta no kubahiriza itegeko. Kubera ko byonyine guha agaciro umuntu wese uri mu muhanda, uhashaka priorite akayihabwa, uwambuka ukamuha inzira, imodoka ukayiha priorite igatambuka mbere aho bikwiriye, ukirinda umuvuduko, akirinda gutwara wanyoye ibisindisha, ukubahiriza ibyapa no kudepasa bikwiriye. Impamvu ngarutse kuri ibyo niho impanuka nyinshi zituruka. Uzasanga mu by'ukuri ibyo ngibyo nibizirikana, abantu bazirinda, abashoferi bazirinda amande, ariko n'igikombe bazirinda impanuka, birinde noneho
n'ingaruka ziturutse mu mpanuka. Iki kiganiro tubashimiye ko mwagikurikiye. Dukomeze kuzirikana ko umutekano wo mu muhanda ari inshingano za buri wese, maze turindane tugereye amahoro.